YouTube channel yanjye Igikoni Time. Nuko mubimenyereye ni Henriette. Uno munsi ndi bubategurire ibirayi birimo igi. Turi bukoreshe ibirungo bitandukanye ariko bisanzwe, ibitunguru, tungurusumu, kibe magi, amavuta n'ifarini. Ni ibintu bisanzwe ntabwo bigoye, wabiteka ukabikora nk'ibyo kurya bya mu gitondo, ibyo ujyane ku kazi ukabifata saa yine. Ni ibintu ushobora gukoresha ahantu hose. Karibu rero mukurikirane uburyo babiteka. Muri biriya birayi birimo igi harimo ibirayi, hakabamo karoti, hakaza kubamo kibe magi 3, hakabamo ibitunguru bimwe by'umweru babyita oignon blanche, hakazamo pavuro, hakazamo amagi. Turakoresha amagi 4 tugateka ibirayi bine, ariko byaterwa n'ibyo nawe ukenera. Harimo tungurusumu, hakabamo amavuta, hakabamo n'ibitunguru bisanzwe puwaro ko ntarazikata, hakabamo n'amazi ndi bushyiremo ibirayi byanjye ndi kubironga. Ibirungo ni ibyo ngibyo urabona ko ni ibintu bisanzwe wabona ku isoko ntabwo bikoranye. Amagi rero turi bukoreshe biraba ngombwa ko ndi buyatogose, ntago ari ayo ndi buteke mu mureti ndayatogosa ubundi nze kuyashyira muri bya birayi byanjye. Ugapfundikira ugategereza ya minota nababwiye, iminota hagati y'8 n'10 amagi arabahiye. Ibirayi nabyo rero turabitogosa mbere yuko tubiteka. Ngiye kubikatamo kabiri kugira ngo nibitogose kandi ngiye kubikatamo bize kunyorohera. Ibirayi nabyo turabitogosa ntibishye cyane, birashya. Gerageza uburyo bishya ariko nyine ntibibe bya birayi bitema. Turabitogosa, ubu ngubu turarindira birashya. Ibirungo rero byacu nabyo tugiye kubikata. Ubu ngiye gutangiza puwaro, nkatamo uduce dutoya cyane kuko ndi bubishyire mu birayi. Urumva ntabwo wakata ari ibintu binini, ukata dutoya dushoboka. Uduce duto dushoboka kugira ngo nuza gushyira mu birayi byawe bitaza kuza ari ibintu binini cyane. Karoti nayo turayirapa kugira ngo tuze kwishyira muri bya birayi byacu ari ntoya. Tungurusumu nazo rero turazisekura kugira ngo tuze kuzishyira muri bya birayi byacu. Hakaza persile turi buzikoreshe nka design. Akataho utuntu dutoya kugira ngo nze gutegura ibiryo bimeze neza. Ibirayi byacu rero turi buse nk'ababinomba, tumwongere tuvangemo bino bitunguru byacu
nyuma tuze kubishyira mu mavuta. Kubera rero ibirayi tutari buhite tubikoramo aka kanya, turaba tubipfundikiye kugira ngo bitaba biri guta agashyuhe ndetse n'ubuziranenge. Turabipfundikiraho iminota mikeya. Nyuma yo kurunga bya birayi byacu rero tugiye kuvanga ifarini n'amazi. Ntabwo ushyiramo amazi menshi, ushyiramo tuvuge nimba ari agace k'agakombe, naho urashyiramo agace k'ako gakombe. Urajya usukamo amazi ukomeza uvanga paka ubonye yuko ya farini yacu yoroshye itagikomeye cyane. Uko bigaragara rero ya farini yacu urabona yoroshye, imeze nk'igikoma. Turaba tuyishyize ku ruhande, twongere tugaruke kuri bya birayi byacu. Bya birayi byacu rero turongera dushyiremo ibirungo uko twabikase, yaba ibitunguru, yaba pavuro, yaba magi, byose turashyira muri ibi birayi twahimbanuye. Ndashyiramo na tungurusumu, nayo ndayishyiramo. Nshyiremo karoti, nazo ndashyiramo izigereranyije. Nshyiremo za puwaro, ibitunguru by'ibibari, nabyo ndashyiramo ibiringaniye. Nshyiremo pavuro. Magi nazo rero usa nk'uzifunguriramo kuri bya birayi byawe. Tugiye gushyiramo black pepper. Uramutse udafite black pepper wakoresha urusenda rusanzwe urubagura mu isoko. No muri bya birayi byacu turashyiramo utuvuta duke, ntabwo ari ibivuta byinshi, utuvuta duke dushoboka kugira ngo bise nk'ibirekurana. Nisiga ku ntoki, voilà, urabona ko intoki zanjye ziriho amavuta atari menshi ariko agereranyije. Uravanga kugira ngo ibirungo byose byivange, yaba magi, yaba tungurusumu. Utabivanze hari igihe washiduka wenda nka magi zagiye iruhande rumwe. Mu bigaragara murabona ko byivanze. Bya birayi rero twamaze kuvanga, urabifatamo ugenda ukoramo utubumbe duto duto ariko ubona twakwirwamo igi. Nibyo tugiye gukora ubu nonaha. Intoki zacu biri buze byafasheho kubera iki? Kubera amavuta twakoresheje. Ubona akabumbe nakoze ni nk'aka ngaka. Noneho murabona ko twakozemo utubumbe tune, ariko kubera ko igi ritarajyamo n'ubundi ndabinomba kugira ngo igi ribone uko riza kujyamo. Ukuntu kibayemo kinini kirarambutse. Nyuma kiremo igi. Igi urishyiramo hagati ukongera ukabumba. Bya birayi byacu rero twashyizemo amagi tukabikaragiraho bikaba akantu k'akabumbe. Ntabwo birangirira aho ngaho kubera ko hari ifarini twari twakoze, ntabwo twakaba kuyikoresha. Ifarini urabika ko twashyize mu mazi, urajya ufata bya birayi birimo igi ubikoze muri ya farini twavanze n'amazi, nyuma ubyinurire nanone ku isahani uze gushyira mu mavuta. Ibyo nibyo tugiye gukora.
ibirayi dukuye mu ifarini ntago wahita ubishyira mu mavuta direct kuko ushyize mu mavuta y'ubwabyo bisa nk'ibitose yahita gusimbukira. Icyo dukora turongera tubisubize mu ifu y'ifarini nanone ibyo tugiye gukora. Shyira muri ya farini ugasa nk'uminjiraho gakeya kugira ngo kitaza kubaho cyinshi, kuko iyo umaze gushyira mu ifarini gahita gasa nk'agakomeye. Bya birayi ubishyira muri firigo iminota 15 irahagije kugira ngo nujya kubiteka bizabe bikomeye bitazavungukira mu mavuta cyangwa ngo bicike. Bya birayi byacu tugiye kubishyira mu mavuta. Urashyiramo amavuta nyine nk'ayo guteka ifiriti ntacyo bitwaye. Iyo umaze gushyira rero ya mavuta yawe ku mbabura cyangwa kuri gaze ushyiraho akariro gakeya cyane. Nyuma ibirayi ugahita ubyaza ukabishyiramo hariya. Ibirayi byacu dusa nk'ababyaruye, hari ukuntu iyo byaruye biba bifitemo akantu k'amavuta, bisaba ngo ubanze ubitereke ahantu amavuta abanze ashiremo. Ibyo tugiye gukora. Ibirayi byacu birimo amagi twamaze kubitegura byahiye, biraryoshye cyane. Ubireba iyo wamaze guteka ibiryo biba byiza iyo unabidizayininze ukabitegura bimeze neza. Agasalade ka kokombure, amakaroti na za persile nakase, urabona ko nashyizeho akadizayini kamwe gapfa kuba keza. Ibirayi byacu rero mwabibonye, ibirayi birimo amagi twabitetse iminota mikeya ishoboka, iminota 15 biba bihiye, kandi ntabwo byadusabye ibikoresho byinshi. Ni ibintu ubona mu rugo iwawe bitagusaba amafaranga menshi, cyambere ni ukumenya uko babiteka. Rero mwabibonye, nabonye ko biryoshye, ntabwo byangoye, byafashe iminota mike. Ushobora kubitegurira abana bawe, nawe ubwo ushobora kubyitegurira ugiye ku kazi wazindutse kugira ngo wicwe n'inzara, wategura utuntu twihuse. Ibirayi nabyo birimo amagi wabitegura. Rero ntimwibagirwe gukora subscribe na share n'abandi mukabasangiza bakareba uburyo ibi birayi bimeze neza, then na like. Naho utaha nakagaruka nzakwereka ikindi tuzateka.